twajyaga kuvoma reba n'ukuntu nigana kumwaka rero nabyibagiwe ko umuntu akagira insakaziro uziko niba ubwo mbibonye ukuntu mwicaye uratangaje nyine byakugora ko turi n'abatoya gutya ntabwo abantu babashaga kuko ari igihe cyageze turi n'abana ukaba ubizi ko aho umwe ari n'uwo n'undi ari nta wasibaga korari ngo ndajyeyo ngaho rero nta wagiraga gute ariko rero ibintu harabinyanduje nari n'igihe tukanenda nabikoze no mu banyacyubahiro no dore ndi mpabwa warnings ukaguru kamanure gashyira ari murabyigisha abana ese ubu iki gisiga gifashe wereka twe kukibangamira buri Imana ikihereye ibiryo twebwe rero twase si nk'ifu kibonye ariko kirayisize nyine ibi byose nuko Imana biremye buriya kiratureba kiravuga ati abantu niba biri bashobora kungira nabereka nigendere turagitesheje kandi tutazi ko twe twifatiye urugendo gutya tuzamuka ariko ibi byose ni ingaruka z'ibyaha ntabwo Imana yaremye n'ibisiga ngo bizadutinye avuye ku muntu ndetse si byo nawe uzo mu kiganiro nakoze cyatanga ari umuvuga butumwa munsi akaba ari umupfumu umeze kuriya ariko se Sarongo wese umukristo mu Adventiste nawe no mudeve Ganje nibyo twabivuze hariya turi hariya bari ku meza satani yinjiye muri Yuda nicyo kintu rumaze kumbaza rero umva ikintu abantu batajya babasha kumva nyine nigeze nkora ibiganiro Imana igeze ngira ngo hari session ibiganiro ngiye gukora ariko iri for inside ese ubu iki gisiga gifashe wereka twe kukibangamira buri Imana ikihereye ibiryo twebwe rero twase si nk'ifu kibonye ariko kirayisize nyine ibi byose nuko Imana biremye buriya kiratureba kiravuga ati abantu niba biri bashobora kungira nabereka nigendere turagitesheje kandi tutazi ko twe twifatiye urugendo gutya tuzamuka ariko ibi byose ni ingaruka z'ibyaha ntabwo Imana yaremye n'ibisiga ngo bizadutinye nta nubwo yaturemye natwe ngo tuzabirye nuko mwirema y'Imana iyo turi garuye muri ubu buzima bwacu bw'uyu munsi bita tugira ikibazo cyuko kubera ingaruka z'icyaha hari ibintu bita bibura donc tubura ubusobanuro kuko urugero rworoshye urumva icyaha kitarabaho nta rupfu rwari ruhari mbo kuvuga ngo ntirwari ruhari si uko rutari ruhari ariko imbaraga zayo oya si uko imbaraga ahubwo nuko reka nkwereke ukuntu byoroshye urabona kera igihe twakoraga amavuta n'amasabune uzi ko twafataga amavuta y'amamesa tukayacana kuri za digiri tukazishyiramo na ya acide caustique tukaza kubona isabune n'icyaha kugikora cyo nyine uba tukimeze nk'abakijyanye muri laboratoire gihita kibyara nkuko bya twavangaga bibyara isabune nako gukora icyaha by'ubwabyo product bitanga ni urupfu ntabwo Imana irema yigeze ire mu urupfu nk'ikintu gitereke hariya ahubwo nk'uko uzi ko iyo ufashe ibintu n'ibindi ukabivanga biguhe indi result ni nako nyine abantu bize shimi nibo babyumva kandi twe wize urugambo ariko twabitaga rugambo roje ese madamu wize iki secondaire enseignement primaire et secondaire bikise NP ntabwo ariko bibikitwa ariko kera ariko byitwaga ibikize nge natangiye kwiga nyine byarabaye pedagogy barabitatanyije nyine kera abarimu batwigishaga bigaga normal primaire muri normal primaire abantu bigaga amasomo yose kwigisha amasomo yose niyo yari normal primaire mu gihe twebwe twize barabigize nyine ibirango by'amatitisi
baratandukanije kwigisha siyanse muri kaminuza ubwo kurikira ibikiza social studies n'ubundi kwigisha social studies ubwo nibyo wajya kwigisha muri segonderi nyine nibyo ni social studies ni ubwo si cya kintu twiga civisme oya na morale za civisme zirimo za morale za religion za histoire za geography ubwo ibintu byose za philosophy byose yewe mwararushye no muri kaminuza nibyo twize histoire geography akazamo na ka philosophy na bya sociology na psychology nyine babyumva zose byose ibyo bintu byose ubwo buzima tubayemo gutyo ni ingaruka z'ibyaha kuko nk'urugero kugira ngo ubyumve neza wansobanura gute ukuntu inzoka imaze koshya Adamu na Eva mu bihano Imana yahaye harimo no kugenda ikuruza inda icyo kwibaza uyu munsi mbere yuko Imana ibiranye kuruza inda yagendaga ariko uko mwumva biducanga kuko urabona ngewe ndagenda akaguru kamwe kajya imbere kandi kakagakurikira uko mwumva biducanga kuko umuntu wese ahita avuga ngo yaguruka undi yagenda isimbuka ariko reka mbabwire ko iyo tutayibona ikururuka muri ba buryo ikururukamo n'ubundi ntitwari kubyumva ukuntu yakururuka ubundi se ikururwa n'iki ubundi kwakavuga ati wenda igenda yiberangura ahamanuka ariko se kahaterera naho nyine ni iki kiyiha imbaraga zo urabona nyine ni nk'inkoni irambitse ariko hari ukuntu igenda ikizinga donc bikaba nko kwijugunya cya kindi cy'inyuma kikaza gizanga icy'imbere cyahagera cy'imbere kikongera kikicuma imbere uko rero nuko twabibonye iyo tuba tutarayibonye ntago wari buzasobanurira umuntu ukuntu inzoka iterera hano hantu turi guterera gutya nta maguru igira itagurutse none itaniberangura kuko ucyakoroha kuko inkoni ushobora kwirambika gutya cyangwa itiyo ikiberangura ikamanuka ariko kuvuga ngo itiyo urayirambuye hano none ntizamuke yizamura ruguru nta moteri wagisobanura gute rero niyo ko ibintu byose byo mwirema icyaha cyabihinduye ibyinshi biraducanga reka nk'urundi rugero rworoshye kuko urupfu rutari ruhari umuntu rero ushobora kurira ino poto akayurira ajya hejuru agasimbuka nta kuvunika nta gupfa nta kubabara nta ariko noneho uyu munsi Rubadora natira tubwira ngo ntago ibyo byashoboka sha uyibeshye hanuka mu ndege witimbire hasi urashwanyaguruzwa n'iki na za resulta z'ikintu Adamu yakoze ibi bintu ntakereje ku cyaha muri ubu buryo mbona ibi ingaruka z'ibyaha twebwe dukora uyu munsi reka mbabwize ukuri ko Adamu amaze gukora kiriya cyaha izi ngaruka twe tuviva ntabwo aziviva zo we nazo yabonye kuko ibyinshi muri byo icya mbere nta baturanye bahari ngo bari bashwane n'amasambu batimburane nta mu wundi muntu hari uhari ngo aramutwarira umugore nyine hari ibintu twe tuviva uyu munsi watavivye kabiri mu ngaruka z'icyaha harimo kunyamaswa ziryana we n'ubusanzwe wagumye abana n'intare mu mahoro kuko inyamaswa zitangira kuryana nyuma y'umwuzure ibi mbivuge mwumve muite umuntu wese bimutere gutinya icyaha kuko hari igihe ukora icyaha ugahita wibwira ko Imana iri buguhane direct ingaruka ukabona ntazibaye ukagira ngo ubwo zavuyeho nizo watekerezaga ntizibe yego naho ni ruto yego iki kibo gitera ubwoba kuko ngaho tekereza ukuntu Imana ibwiye Adamu ngo no gupfa uzapfa yarya igiti agakora umutwe kumvura cyahari akabona ntapfuye none se iriya myaka yamaze 900 ingahe sibyo uko biri kose hashobora kuba arimo nka 600 cyangwa 700 yabayeho nyuma yo gukora icyaha hoye ahubwo yose iyo 950 yayibayeho nyuma yo gukora icyaha kuko mbere yo gukora icyaha nta kubarirwa imyaka kwabagaho yego kuko yari buzabeho iteka noneho akoze icyaha nibwo buryo imyaka itangira kubarwa ntabwo imyaka ya Adamu ibarwa uhereye umunsi aremwe kuko iyo ibyo ngibyo mwumva impamvu nsobanura gutyo nuko iyo Imana itangira kubara imyaka ya Adamu umunsi aremwa icyitwa eternity ntago cyabaho kuko eternity ntigira itangiro ntigira n'iherezo or biriya byajya bifite itangiro rero ni nayo mpamvu ntabwo Adamu atangiye kubarirwa imyaka umunsi Imana imurema atangira kubarirwa imyaka umunsi akora icyaha kuko mbere yaremwe muri eternity yaremwe afite kubaho kutarangira
ntabwo rero Imana ari butangire umubare ngo ubwo rero ngo kuko ngo uzabaho iteka ryose reka tutangiye kubara umwaka nese iteka ryose bari kuzareba bate. Noneho ingaruka z'icyaha cye inginshi we ntago ibinsi nizamugezeho ni nk'urupfu, ariko narwo rumaze hafi imyaka 1000. Icyakora wenda iyo myaka 1000 kuri we kuko utazi yari amaze ashobora kubona ubundi iyo tuba yaba yarabarirwa imyaka yari kuba amaze nk'imyaka nk'ibihumbi 10 cyangwa miliyoni kuko ntabwo tuzi yarishize mbere y'icyaha. Nawe rero ya minsi ya myaka 900 ishobora kuba itaramuhwariye n'icyumweru kimwe ahubwo mu buzima bwacu bwa buri munsi. Na cyane ko ibintu byo gupfa ntabwo wabitekerezaga mbere. Nimutekereza uyu munsi kubaho nta kintu kibuteganya ko cyaba kandi ubizi neza ntabwo byakunda nako kuko ntitwabitekereza kuko turabizi ko cyaba. Buri kintu cyose ni kibi. Ikigoye nicyo ariko icyo abantu dukwiye kwicara tugatekereza. Hari umunyeshuri twiganaga mwarimu atwigira ati muri uyu mwuga hari igihe muzahuriramo na risike zigiye zitandukanye. Umunyeshuri atari ko wadusobanurira izo risike, mwarimu atangiye gutanga ingero ati rero numva hano ubwabyo kuba duhara ari risike. Mwarimu ateze kubera iki ati roreze uko uvuga gutyo iki gisenge kimanutse kikatugwira. Rero mureke duce muri kano gahanda niho hagendeka kubera n'umugore ahetse umwana. Urumva wa mugani ahantu hose ni mu manegeka, ariko urumva ikintu kibamo gikomeye dukwiye kwitondera cyaka gutsindagira ni iki? Nuko Adamu akoze icyaha, ingaruka z'icyaha zose ntazazi. Ntiyigeze abona aho intare ry'umwana we, ntiyigeze abona aho umujura mwiba, ntiyigeze abona aho igihugu gitera ikindi. Twebwe natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi hari igihe dukora ibyaha tukibira kuko tutari kubona ingaruka zabyo ubwo byarangiye, kumbe hari bizakurikira bikagera ku bana bacu mu gihe cyose tutihane. Ari nacyo gituma muzumva hari ikintu Imana ikunda kuvuga barokore ntibacyumve neza, kivuga ngo Imana ihora abana gucyanirwa kwa base ikageza kubuzukuru n'ubuvivi bw'abayanga. Kuki hari ibyaha muzasoma sinzi impamvu barokore nyine hari ibibazo twibaza ariko byakabaye bisubizwa no gusoma Bibiliya. Uzasanga hari ibyaha abami bo mu isi bakoze, Imana ikavuga uti ndirahiriye nzarimbura iki gihugu. Noneho umwami runaka reka dufata ku rugero umuntu wa mbere Imana iciraho iteka wa mbere ni Salomo. Salomo amaze kugushwa n'abari abagore, Imana iramubwira ati ndirahiriye ingoma yawe nzayiha umwanzi wawe, ariko ngiriye Dawidi sinzamuha igihugu cyose, nzamusigira akantu kamwe ko gusigarana. Nyuma umugabo witwa Yerobowamu, Imana niwe iha imiryango 10 yo muri Isiraheli, igasigira umuhungu wa Salomo witwa Rehobowamu imiryango 2. Rehobowamu aragenda ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani kuri munsi wo kujya mu ijuru kwa Bikira Mariya. Aragenda yikorera ibigirwamana iwabo, aravuga ati ntuzongere gusenga ku Uwiteka, nubwo Uwiteka ari wamaye iki gihugu, nubwo ari wamaye inkuru. Aravuga ati ntuzasubireyo, mujye musengera hano. Ari Yerusalemu abizi neza ko ari ikizira. Buri gasozi kose hashyira kanunga. Nibwo Imana yatumye wa muhanuzi Bibiliya itavuga izina w'umwana mutoya nyine, ntabwo ari umwana, ni umujene mwibyo. Wenda tumushyira mu mujene. Aragenda ngavuma igicaniro agera gute iyo nkuru abarokore barayizi. Ariko Rehobowamu yakomeje gukora ibyaha ntibyatuma Imana imwica, ariko izabisohoza kera. Rero bati ni ukuri hari ikoresha mbe bango nzaheha inzu nkuko umuntu aheha yamazira ntoki. Nanze kuyavuga muri kano kanya, ariko abantu bajye bayavuga neza mu gihe cy'ubuhanuzi turabivuga. Nyamara Rehobowamu we yarinze apfa, ibyo byago ntabyo abonye, biza nyuma, bizaza kera nyuma y'imyaka. Kubera iki rero ibyo byaha abana be bakomeje kubigenderamo? We icyo yakoze yarabikoze, anabitoza abamukurikira babigendamo. Ingaruka zari zimwanditseho zikomereza mu maraso ye, zimubaho, ariko zari zanditse ko zigomba kuba byanga byakuwe, kuko ibyaha ntibyize bihanagurwa, ntabwo byakuweho. Nicyo kintu abantu batajya babasha kumva.
ku mbaraga z'umusaraba. Ntabwo abantu bashaka kumva ikintu umusaraba wakoze. Ubwo urabona tuno duhene turi gucaho byarashobokaga ko kera ugatambamo igitambo, ariko ibyaha by'abantu byaratwikirwaga mu rwego iyo utwikiriye ikintu saa n'icyaha cyatwikurwa ko ntabwo gikuweho kiba gihari ntaho kiba cyagiye. ntabwo rero byatangaga kubabarirwa ibyaha kuzuye. Ni nayo mpamvu Yesu amaze kuzuka mwumva azuka n'ibituro by'abera bigakingurwa nabo bakagaruka. Ni ukuvuga ngo guhera kuri Adamu kugeza ku munsi Yesu yapfiriyeho, umukiranutsi wese wapfaga Satani yaramubohaga. Kubera iki? Izi ntama n'ihene mwatambiye ibyaha byanyu ntabwo ari igitambo cyatuma Imana ibemera, ariko yakibahaye kugira ngo nibuze nimuyizereramo muzacungurwe igitambo gishyitse aricyo Kristo. Kuko muzi ko ku Itangiriro 3:15 iyo Imana ibwira Adamu ibijyanye no kuzamucungura ivuga ngo mu rubyaro rw'umugore hazavukamo umuntu. Ntabwo yavuze ko azavamo ihene cyangwa intama, ntabwo hazavamo ikimasa, yavuze umuntu. Ariko noneho urubyaro rw'uwo mugore ni umuntu, urubyaro rwe rugomba kuba. Hanyuma rero abantu batekereza ko ibitambo byari bihagije, ntabwo byari bihagije kuko ntibyafitingaga na wa muntu Imana avuze uzavuka kwa Eva. Hanyuma kuki biriya bintu nk'abantu ntabwo bajya babasha kumva impamvu Mose yamanitse inzoka mu butayu. Niki? Ntabwo iriya nzoka ifitemo ubushobozi y'ubwayo yo gukiza bari abantu, kuko ubwabyo ni umuringa, ni amabuye afasha arayatwika avamo kiriya cyuma. Ahubwo Imana ashakaga iki? Obedience na faith, kwizera Imana no kuyumvira. Nta kindi kintu kidasanzwe. Nta irakubwira ati wowe Reveriyani inzoka yakuriye, okay, reba kuri iyi ngiyi imanitswe. Kuhareba ni ikimenyetso cyo kwizera Imana ivuganye nawe. Hanyuma kuhareba kandi wowe igikorwa ukoze ni ukumvira Imana ikubwiye ngo ndagukiza nureba. Ubwo ni rya jambo Petero kugira ngo ubwo ari wowe ubivuze reka nagurushundura. Kubera kurumva ikibazo twarobye byanze, kandi Bibiliya igaragaza ko aba bagabo amateka ubuzima bwabo bwose bari abarobyi, bivuze ngo tekinike yose baho yo kuroba. Niyo mpamvu muzi ko Bibiliya ngo bari bakesheje ijoro, kuko muzi ko baroba ninjoro, ntabwo baroba ku manywa. Ku manywa ntabwo ifizi kwemerera, ninjoro ziraje kurikeka gatanu. Tekinike zo kuroba zose bari baziye, ariko biranga. Hanyuma baravuga ati ubwo ari Yesu bivuze. Mu yandi magambo noneho bigatuma rero bya bintu bishobora kuzaba atari tayari, cyangwa urumva hari ibintu bikorwa. Iyi ni inyigisho abantu benshi batajya bumva. Ntabwo iteka byose Imana ikora ku kwizera kwacu, ariko hari ikora bizakorwa no kwizera kwacu. Sinzi ikintu mvuze nawe mucyumvisha. Muzumve Yesu hari ahantu avuga ngo kwizera kwacu kurakora, ariko hari n'abatigira bw'intoki. Urugero, aba bantu bariwe n'inzoka dutanze urugero, bari bukize bakubiyanze. Byashobokaga ko ibimanitse hano reka dusipoze ko ari wowe inzoka baguca hano ngakomeza n'abandi, ariko ibi byose Mose abarimo se ubu si biduteje izi nzoka ngo kubera ko ngo twamurakaje akayikikira akayikikira kuyegera. Nyakunda kumva bigisha abana b'abasatuzi ngo gera kuri Yesu ngo genda umukoreho. Yebara we, abantu bakora kuri Yesu kanamwigaraguraho ntibakire indwara n'iryago. none se uriya mudamu ntabwo yakijijwe normal no kumukoraho, ntabwo ari taje, ahubwo icyo yagiye akurikiye muri Yesu. We yari yamaze kubona ko Yesu ari, kuko Bibiliya avuga ngo abaganga bari baramuriye amafaranga yose. Aravuga ngo gukira kwanjye konyine gusigariye kuri uyu mugabo, nta mafaranga nta icyo nzi nuko gusa nkurikije ukuntu ambereye nine mukoraho gusa ndakira. Kako uzi ko Petero yagendaga abwira Yesu ati gende bano bantu biye gutinza uzi ko tujye gukiza umuntu arayirya, kandi yaranamubwiye ngo uhora avuga ngo imbaraga zikuyemo ngo nikuduka abantu bari kugukoraho. Ikibazo rero ntabwo ari ikibazo cyo gukora kuri Yesu, aho hari ikintu cyakinsetsa.
ntabwo urategura nka event y'amasengesho ari wowe yavunnye witegura ibintu byose warangiza ugasanga wowe usibye no gufashwa niba Imana itabaye none se ujya ngo Yesu iriya event yabaye bari bagiye ngo gukiza ngo umuntu hirya bari mu nzira bagenda noneho uko Yesu ari umusitari abanose bashika bagahurura biriya bintu uwo mudamu yahise nibwo aprofitiyemo hagati nyamara uwo bajyaga gukiza we rero reka twicare tuganire ibi bintu by'Imana tubivuge bavuga ngo iki tubive muzi ni muzingo twimara ipfa kuko n'ubundi ntitwa bisoza ngo birangire noneho tuzi ukuntu ko tugenda tutanaruhije cyane Samu aho ugenda urwana n'ibihuru munyemere mbanza nsenge hanyuma nze dukomereza ahantu twari tugeze. Imana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye urakoze uri Imana nziza niwe wo kwizerwa n'ibizima n'abakuru nitwe ingabo zo mu ijuru bose bari gukora no kubimbaza muri uyu mwanya urera ibihe byose n'ikibi cyawe urakoze kuduha amahirwe kugira ngo twicare hano ndakwinginga cyane natwe atari ko tubikwiriye ahubwo rukwera ukunda dukunze twatumye twitwa abana b'Imana kandi niko turi yego emera kuvugira muri twebwe kugira ngo umugeni wawe dukurikize hano ku isi Yesu batyo bimubere uburyo bwiza bwo kwezwa unaniwe bimubere inkomezi ushonje bimubere ibyo kurya unyotewe bimumara inyota wihebye bimubere ibyiringiro dukoresha ndakwinginze n'impamvu ngusabye Yesu wirengagije ko turi mu bantu utweze izina ryawe byatuma wemera kudukoresha nk'uko wabigenjeje Yesaya mbisabye Imana mu izina rya Yesu amen. Nitwa Pamphile namwe nimwivuge nitwa Reverien Niyonsenga Reverien Kinyarwanda ni Kinyarwanda Reverien ni Igifaransa tugiye kwa Reverien Bamuzeye Reverien nanjye nitwa Germaine Muhoza yabyoroshye Umuhoza ese ni umuhoza ni muhoza Muhoza kubera icyo ari muhoza yo ni precision umuhoza bashobora kubijana hariya twahabonye umuhoza na hariya twahabonye undi ariko muhoza n'uyu ubwo nzi ko kera wenda mutereta wajya guririmba akaririmba ati muhoza wanjye wandutiye yakumva ko agashyira ntawe agashyira muteze kandi ari umuhoza oya da uriya ntabwo ari uburyo yaririmbye muhoza ntabwo yaririmbye umuhoza ubwo wumvishe barakakorera imbere iriya ni nzima cyane iyo ukumvishe se bumva umeze Jeremy ko nta muhanzi urambirimbira akaririmbo amazina yanyuze wowe waririmba ute nyine ni ikibazo baririmba ngo iki nta nawe uzi kurivuga nakubwira abandi ukuntu barivuga bavuga ngo iki n'abantu izina ritagira n'usaza z'ubwo bazaba bavuga ngo iki uri ku cya gisambo cyitwa Pamphile cy'Imuhanga kirya kigeze kimbwira twaduhura rya hafi y'urusengero arambwira ati yewe wa mwana we nawe warushye nkanjye burya kwitwa iryo zina ni bibi cyane nk'iyo batwita ba Yohana n'aba Petero none se ko yagorwaga nuko wenda urumva iyo yibaga nta wundi Pamphile wari uzwi niwe umwana bari bati ni Pamphile wibye uko yagenda ukwezi kugashira azagaruka nta wundi ariko iyo bavuga ati ni nka Yohana rero kujira ati ntago ari ngiye oya ba Yohana nyine no kubera ko ari na benshi ntiwamenya ni uwe Yohana nicyo we yashakaga none ibaza umujyi wose urimo abantu babiri ariko oya ari romantique ko isobanura ukundwa na bose inshuti ya bose mu gisobanuro ni sawa ariko noneho ahubwo nuko wenda ntabwo ari romantique ntabwo ari romantique ahubwo wenda ryabarushirije kubera ko urumva ni izina nawe Jeremy ibaze nyine ndi umugabo wawe ariko nkaba ndi umugabo wa bose umva ko birabiki ariko ahari ari nk'iryanjye byakabaye bigize bankunda marerezoma ntabwo bose bankunda ariko nanone ikibazo gikomeye
nta muntu uba ukundwa na bose, na Yesu wacunguye abantu ntibamukunze. Arwoze ubure bose uburemo n'ijana. Akijana bankunda ndabafite. Mm. Ese mfite umugore n'abana banga ubwo tubaye nka batanu ko nanjye ndikunda. Sashiri mewe no nkunda. Ubwo byabura ntago byabura. None se we Ngiye no nkunda. gufuha se. None se ntumukunda. Nese Arwo uramukunda. zirura rukundo bavuga. N'eshatu. Oya inkundo ni nyinshi ziramako menshi. Hari n'ikiganiro abantu akurikira Dora tugiye dukaraho inkundo. Hari nk'abantu akunda kwibaza ngo none se ngo ari urukundo umuntu akunda mama we n'ubwo akunda umugore we n'ubwo akunda abana be ngo rwinshi n'uru nyine ntabwo bajya mu byiciro bimwe, ntabwo baba mu dutebo tumwe mu nkundo. Buri wese afite agatebo abamo kandi kaba kihariye. Urukundo rw'umubyeyi n'umwana ntabwo ruba mu gatebo kamwe n'urukundo rw'umugabo n'umugore. Muba mu gatebo kamwe n'abavandimwe. Nyine buri bantu bose bagira ibyiciro byabo, niyo mpamvu umuntu aba uwa mbere ku ishuri ryabo ku kigo akaba agira amanota menshi n'ikindi kigo ariko bamushyira muri examen national akatsindwa, yari uwa mbere iwabo ariko ntiyari uwa mbere ugereranyije n'ibindi bigo, kandi burya n'uwabaye uwa mbere mu gihugu mukoresheje umwaka ukurikiyeho ntabwo waba uwa mbere, haba harabaye abandi bahanga bamuruta. Niyo mpamvu na Miss Rwanda atorwa buri mwaka uretse ubwo uziteranyije kugira ngo gukiranuka kube kurangije byose si uko zose ziba ziri mu muntu. Ubundi urukundo ni igice kimwe umuntu aremanye. Nibuke tutaza kurengera ngo tutaho twavuye, urumva abantu batabizi aba ni abavandimwe. Urumva rero twicaye gutya dushobora kuvuga duhereye no mu bwana ko twajyaga kuvoma. Reba n'ukuntu nigana kumwaka. Nabyibagiwe ko umuntu akagira icyakagero. Niba ugomba kubanya ukuntu mwicaye uratangaje. Nyine byakugora ko n'abatoya gutya. Ntabwo abantu babashaga kuko ari igihe cyageze turi n'abana ukaba ubizi ko aho umwe ari n'uho n'undi ari, nta wasibaga korari ngo ndajyeyo, nta wagiraga gute. Ariko rero ibintu harabinyanduje, nari n'igihe tukanenda nabikoze no mu banyacyubahiro. Noneho dore ndi mpabwa warnings ukaguru kamanure gashyira urimo urabyigisha abana, naho kubona karambura yenda nko ku ntebe ku meza banumva bigororotse, iyo ngeso niwe wayadukanye. None reka banze nkubaze ukuntu mbeshye ko Samu ntarayimukoraho imbeze Samu singuriya hanyuma se wenyine hari uwakarambikaho, urumva ahubwo wenda ni ingesi kurimo. Oya Samu nawe nubimwigisha nawe yabikora. None se ko ntabimukozeho ntabimukozeho, hanyuma se nyine igihe cyo kwigisha ko cyarangiye urimo ahubwo nibyo byakuriye akaguru kanjye kakujya hejuru. Oya tuze kora ko kava nta muntu kavanye unuwe hano wagashyize. hanyuma se nyirako bimeze bite? Nyirako ko niko kitereye kibana kiterekari twagenda. Urukundo nyine ruba muri aya moko yose. Hari urukundo ruba hagati y'Imana n'abantu n'urw'itorero risabwa hagati yarwo yaryo. Ntabwo nk'itorero hagati yacu ntabwo dusabwa filosi, yego, ahubwo dutegekwa agape. Ni urukundo rwemerera umuntu kwitangira undi atanamuzi. Ni ikintu gikomeye ariko abantu benshi usanga ntabwo bagira. Biravuga ngo udakunda ntagaza Imana. Ubwo si nirwo rwurwo ntabwo baba bavuze ngo udafite umugore ngo utabasha guterera, ntabwo ari uko. Ahubwo nyine udafite agape muri we ntabwo azi Imana. Kuko abantu ba mbere nabonye ngiye n'amaso yanjye gutya bisanzwe nabonye bagirana urukundo rwinshi ni abapagani. Kuko mu kabari umuntu aragenda akagurura umuntu inzoga z'ibihumbi 100, barangiza bakaba banarwana bazinyweye. Nta muntu nk'itabi uca ku wundi niba atamusomejeho, ntibibaho. kandi muzarebe biriya bintu byabo nta munena ngo waba urwaye igituntu waba ugize gute. Ariko reba ukuntu Satani ari umuhanga, yabwiye abarokore ngo kunywera ku gakombe kamwe mwakwanduzanya igituntu, baremera.
barabyemera bumva birashoboka. Ariko ibaze ko njye ahantu nabiboneye ko biteye ubwoba ni ahantu kuri shansiye umuyeda bari kunywa agatabi, bosi nyiri shansiye akamubwira ati nsome. Si n'umufundi, si na kapitani, si na enjeniyeri, ni umuyede uri n'igikarani. Yagatumura hariya bosi akaba ati nsomyaho, akamusomya. kandi noneho Twebwe hagati ya bosi n'uwo muyede ntabwo harazamo harimo kapitani, intera hazemo ndende, enjeniyeri, nako harazamo umufundi, hazemo kapitani, hazemo enjeniyeri, bizabone kugera kwa bosi. Ariko agatabi aramusomya. Nyamara twebwe abarokore umwe ashobora gusoma ku icupa rimwe undi ntiyongere gusomaho, ugahita wigurira irindi. hari umugabo nzi, uramuzi yari directeur wa école primaire ahandi. Noneho yaririmbaga muri korali ahandi ku Rurembo. Noneho hakaba n'undi mudamu baririmbanaga muri korali, ariko wenda kubera iminsi arakena, wumva hagati ye na directeur w'icyo gihe muri primaire yabaga ari munini. Ariko agira atya ngo ajya kubasura, n'umudamu ariyandayanda ashaka mukaru, agize ngo azajye kumusukira rero aswa muri bya bikombe bya plastique urabireba. Cyagiye no mu rwo rugo kuba gihari byari ari tombo, bazogora kuzanga mu rugo rumwe harimo ibikombe nka 2 gusa kandi urimo abana 8. Hari cyabaga gikoze aluminium gitwika we gifata none icyo cya plastique akimuhereyemo aravuga ati no abantu banywera kuri ibi bintu hano warwara kanseri, kandi bararirimbana muri korali. Siko n'uyu munsi aba bantu biyemera gutyo ngo barakombe ngo byatera kanseri. Ariko ubundi ibyo bya kanseri katugihore ibi bintu byose bizanwa n'umurengwe, kandi mujye mutinya uburinzi bw'Imana bwakuvuyeho biba byarangiye, nta kitakwadukira. Kuko ntekereza ko iyo uburinzi bw'Imana bukuvuyeho umera nk'umuntu wanduye HIV. Kuko ngo HIV iragenda ikabanza ikamunga ubwirinzi bwose bw'umubiri, igaha ikaze izindi ndwara zose zikafata karibu. Nibyo bintu byabaye kuri Sawuli, umwuka w'Imana amaze kumuvamo none n'abadayimoni baramuveyutse, ari umwami akajya baza, ari umwami agaturura. Ariko umuntu w'u Rwanda tugiye tuyoborwa n'umwami w'umusazi we. Yabayeho yitwaga Mibambwe nde Mutabazira, oya ni Karemera ni Bisigo, umwami w'umusazi. Rero nta kindi nuko uyu mwuka wera avuye ku muntu. Ndetse sibyo ejo navuze mu kiganiro nakoze cyatanga ari umuvuga butumwa, munsi akaba ari umufumu umeze kuriya. Ariko se Sarongo wese umukristo mu Adventiste Ganje nibyo twabivuze hariya, turi hariya bari ku meza Satani yinjiye muri Yuda. Nicyo kintu rero umaze kumbaza. Rero umva ikintu abantu batajya babasha kumva. Nyine nigeze nkora ibiganiro Imana igeze ngira ngo hari session y'ibiganiro ngiye gukora, ariko iri for nyine umanza abaga ibyo ngomba gukora kugira ngo nzahagarare. Nsanga n'ibiganiro by'abantu bagiye kuzimu, baza ari uruhererekane we, kandi abantu benshi baba barakoresheje ziriya mbaraga no gukizwa nabi harigeze utabashiraho. Akaba ari amateka gusa ariko zitaramushizeho. Abantu barantuka baranyanga bati wirwamamaza Satani kuko ibintu byose, ariko ibintu byawe byose ni ibya Satani, ni ibya kuzimu, ni ibya Illuminati bra bra. Noneho nanjye numva ncitse intege pe, byari bikabije. Hari session rwose ari nk'imyaka nk'ibiri yakurikiranye ari byo biganiro nkora, kandi urumva sinjye ubashaka. Ncitse intege, Imana arambwira ngo ariko niki gituma bari abantu baguciniye atari bukorera. Yambwiye rino jambo riba mu byakozwe n'intumwa, ni ry'umugabo witwa Dimitri. Ngo Paulo bakoze ibitangaza, abantu batangira kureka gusenga Artemi. Dimitri yakoranye abacuruzi bose, ari ravuga ati ibintu bya Paulo tutabihagaritse katubayeho turahomba, turahomba. Kandi n'Imana yacu Artemi irimo yasuzugura.
Imana yambaza ngo hari umuntu uzi uvuga nabi shebuja. Impamvu ni uko uri kuvuga nabi shebuja. Abantu benshi bapretendinga ko kutavuga Satani ari bwo buryo bwo kutamwamamaza. Oya, ari bwo buryo bwiza bwo kumurwanya. Hanyuma kumuvuga kenshi ngo ni ukumwamamaza. Ndamwamamaza kuruta Imana mushyize muri Bibiliya. Bibiliya zitunze abantu bangahe ku isi ko yanditsemo katari gake. Noneho ibaze ko anaza mu butumwa bwiza muri Matayo 4, muri Luka 4, araza kandi azamo mu event akomeye agerageza Yesu. Rero icyo abantu badashaka kumva nuko utazi umwanzi barwana niwe mwanzi. Niyo principle ndagera gukoresha mu gisirikare. Niba uri umusirikare ukaba utazi umwanzi mu Rwanda, niwe mwanzi w'igihugu. Kuko byoroheye umwanzi w'igihugu ko azagucamo akaba ari wakoresha kuko utamuzi. Yego. Umuntu no kubwira abantu bati kumva ndavuze ntifite ubwoba kuko hari ibintu Imana imbwira nkahita ngira ubwoba. Umuntu akambwira atari ko kucyuhorana ubwoba. Ariko niba mutekereza ko mporana ubwoba koko muzambariza abasirikare impamvu babuhorana. Kuko ku isi nta banyabwoba babaho nk'abasirikare. Kandi si ubwoba bwo kwikanga. Ahubwo iteka ryose ikintu cyose kibonamo umwanzi. Kuko we mu bintu yigishwa Satani waba ariko igisirikare cyabo yigishwa haduye ku buryo kwicara gutya ashaka gucana ntatubone ko turi mu murimo w'Imana akaba atari kubundi bari kugamba. Yego. Akaba ariko kantu kambere gasona umutwe. Igitekerezo cyo kuba muri kugambana igihugu cyizi kikurikiraho ni gute ndi bwidefane kuko already muhindutse abanzi. Kuko we mu bintu azi yatojwe yabwiwe ko umwanzi w'igihugu yaba umugore, yaba umugabo, yaba umwana, yaba umusaza, yaba umusirimu, yaba umutindi. Bituma ahantu hose mwebwe ibintu bibaryohera we ntibimuryohera. Kuko arabizi neza ko abanzi b'igihugu bashaka guhima indirimbo. Pamphile akaba ari umustar uraho ariko ibintu byose akora ari kwiyegereza abaturage kugira ngo abakore propaganda. Abayobyi kuki mutajya mutekereza ko rwabo abasirikare nyamwe bati Pamphile ko horana ubwo ibintu byose bivuga ubwo barakwishurwa azambariza abasirikare mukaba yatu kw'igihugu gifite amahoro. Mwagiye mureka tukiryamira umuntu akidegenge akagira gute ubwo biri kose umuntu ushidikanya ko Rwanda rufite umutekano nuko atarurimo. Amahoro se arahari 100% tuvuge ariko kivera pe preparer la guerre. Niyo mpamvu rero abasirikare bahorana ubwo bwo. Niyo mpamvu nanjye mbuhorana rero. Kuko abantu baramutse bamenye uburyo Satani akoramo bakamenya abantu agarika. Kuko erega Satani nakakwica tukakubona waguye ariko uza abantu bapfira muri uyu murimo kandi bakagumamo. Baretse nkubwire ntibigira uko bingana. Ijambo rikomeye riravuga ngo none ubwo iryo sezerano ririho dutinye. Sibyo? Isezerano rihari niriye niryo kujya mu ijuru. Kuki barokore nyine kuki ibyo bintu nyine tuticira kugira ngo twitegeze kandi kuko umwanditsi w'Abaheburayo yari kuvuga iby'uburuhukiro. Yego. Arabati nuko rero ubwo yavuze ko hari ubundi buruhukiro mutinye kugira ngo hatagira. Ariko ibyo kubibwira barakore hasa n'utarishyikira kandi noneho na Petero n'ibyavuze ngo tumare iminsi yacu busuhukire dutinya nyine ngo kuko turi munsi y'uko gukomeye gutyo kwikomeye gutyo dukwiye guhora dutinya tugahinda imishyitsi. Ariko abantu byo ntabwo bashaka kubyumva ahubwo ugasanga abantu aho gutinya Imana batinya ibyaha. Iki nacyo kiracanganye. Ahubwo ngo umuntu agati kuba twagaragara mu bintu runaka icyo cyose ikibazo. Niyo mpamvu uzasanga ibyaha byinshi tubikora twihishe. Yego. Ku karubanda tutabikora ariko twakwihisha tukabikora. Hari ikintu kimwe kigiye kimbaho nkajya ndota karota n'ibijumba kandi bari baransobanura mu nzozi ngo kurya ibijumba ngo ari bitera imbaraga n'Imana iguhaye. Imana igiye guhaha imbaraga. Noneho ariko Imana ikaba yarambujije ibintu by'abantu basobanura inzozi. Nuko uko nari mbizi
sinirirwa njya kubaza Imana none se ko nari yibije ubwo mbwiye iki nahitaga numva nyine ubwo ni imbaraga wasanga kabisa ari imbaraga imbaraga Imana iguhaye ahubwo nkahita njya mu ntege nke ewana zimwe mbi hamwe utambira ngo ninsenga niyirije ubusa hamwe mbese hamwe ukamuka gusa nkibaza kabyiyumvamo ibintu uko ropoze biba ukwezi umwaka imyaka 2 ngeze aho mbona ko bya bintu ari bibi nsenze Imana namwe mpamvu nagusobanura nuko wari warabyisobanuriye ubwo jyana ibyo nyine ariko ubundi rambira ngo nuko uzi ko ibyo ari ibiryo by'abatindi ntabwo ibijumba ari ibiryo by'abakire n'abiyubashye ni ibiryo by'abatindi ariko baragusobanura ko ari imbaraga njyewe ninza kugusobanura nzamuguteye confusion ariko kuko confusion ubwayo bamaze kuyigira ukansanga none reka nkubwire ukuri nuko icyo gihe cyose nabaga ngucira amarenga k'imbere yawe hari ibihe bibi wakabaye usenga uri kurya ibyo utakabaye urya narababaye nibaza imyaka yose ibyo binyagwa nabiririye ariko nibaza no mu mubiri se ko nabyikundiraga ndaza kubireka mbese ariko nta kindi cyari kiragisha bari barandegeshije ibyo bansobanuriye bitari ukuri nkagira ngo n'iby'Imana imbwiye naho yarebaga imbwiye ibitandukanye yego kuri icyo kintu cyuko Satani yari ahari ku ifunguro ryera tunibaze ko Yesu na Satani bigeze bamana ya minsi Yesu amaze gukora amasengesho y'imisi 40 ntabwo urayakora ndakuzi n'abandi twonse rimwe ntacyo cyakubaho ntakizi imisi 40 twasengaga n'ibiro ugapfa ku munsi wa mbere ntabwo 40 rero wigereza ibyo bintu byabaye kabiri ariko byarabaye Jeremy ni umugabo wawe ariko rero menya yaraje gukira kuko asigaye yasenga biri seriye yasenga ubwoba bukanyica iyi minsi birakayikora nta kurya se ibiri biri gusa se ariko arya ku ishuri wenda wowe wasigaye mu rugo akarya n'iby'abarimu ndetse dusengera ku ishuri nyine usenga uri kwigisha oya nasa ntimufata pose ahubwo ibyo bintu kimwe bitaga gupaza kava mutakigira se yego ko Oze cafe iba muri izi nzego ubona zikomeye none se ubwo ku ishuri ariko murarya ukabwira umugore ko yirije ariko ukarya ku ishuri ntabwo njya ku ishuri inzara yawe ndayizira sinjya njya mu gasozi urabyumva ikindi rero nkubaza niba tugiye ibi ngibi umuntu cyagiye twasengaga witwaga ni erega boya tugende gakeya sibyo ni inzara n'ubundi baba gufiti oya none se Yesu ntiyigishije bari abantu hafi twabara nk'imyaka 3 n'igice uteranyije iriya minsi bamaranye kandi bakoraga ku manywa na nijoro none se ku mwaka wa 2 n'igice bari bameze nk'uko bari bameze bagitangira inyigisho ushatse kuvuga ngo nawe wari ukiri muto ahubwo tugomba no kwigisha abantu abizera bashya tuvuge gutyo amasengesho nayakora gute ngo atazambera ikigusha nyuma kandi nuwa ukiragiye korarera kuremeraga ko twataga dupanga nka y'ibitatu cyarimwe oya ahubwo ese nago yinyajyaga mu byukuru kajya kurya mani ishobora byose aze wari gusohoka ute no kweguka nta rindi ho uretse twarasengaga ubundi yapfaga ku munsi wa mbere ninjoro uko twakaryamye agendaga we mu gitondo ko mubyuka kweguka mubyuka we ntiyongeraga ahubwo dufite rero udushuka twazanye cyangwa udutenge abakobwa bazanye basanga umuntu araho noneho wowe ukaba uzi ko ntiyumva ariko ukumva arumva amasengesho twarayasengaga neza cyane ariko ubwo mugane ntimwari mukiri bato cyane ku buryo ntabwo bwari butoya none cyagenda nitwega muri segonderi ariko mu wa mbere mwari bato none se bari batoya uyu ntiyavutse se ari mwarimu w'umudugudu ntabwo wamenye ubwenge ariko ari umuyobozi Nyabisindu hari umuyobozi nyine none se ntabwo turi muri Kodimu ntabwo twajyaga gusenga ntabwo twadusengesha dukeya tumwe twasengeraga no kwa Yohana yari nk'umunsi yari nko guhera mu gitondo za 2 saa 3
tukageza nka saa 9. none se urumva batarabatoje mwari mwaritoje da ngaho nansobanura kugeza saa 9. no saa 9 yenda kuba kwikiramo nk'icyo kunywa, ariko noneho hera saa 3. No ubwo ni ku munsi wabanje, kuko muri icyo gitondo ntabwo wari burya, kandi mama yaravuga ati mufite amasengesho, zamuka ukazageza izindi saa 3 y'ejo mu gitondo. Byahwanye bakavuga ngo yego wegutse rero nuguhita ujya ku rukuta. aho kumenya umunsi wa mbere agora abantu benshi, abagorana umunsi wa mbere nyine kuva ku munsi wa mbere winjira mu wa kabiri birica pe, Birica. ariko iyo umunsi wa kabiri urangiye indi yose ihita yoroha komera cyane, kuko hari n'igihe usanga amasengesho aniyongeza cyane iyo imaze kugera ku munsi wa 4 nyine umubiri wakira ko nta biryo bikibaho. Ariko muri siyanse bavuga ngo ubundi umugabo yapfuye ku munsi wa 4 ariko muri siyanse bya siyanse mujye mu pari mu mwabyize mujye babijyana umugabo yapfuye ngo kubera ngo binzara, ariko baratubeshya. Icyo dukwiye kumenya ni kimwe, nta hantu na hamwe twajya Satani atagera, kandi uyu Satani mutekereza mwumva ngo nimbwa, sinjya nibagirwa umuvugabutumwa witwa Desire, yari uwo muri zone tembo. Tubwirira ngo Satani ari imbwa, ari idebe, igicucu akora ibintu atatekereje, aramutubwira pe, turafashwa turasimbuka bimwe by'abanyeshuri. Muzi ukuntu abanyeshuri bafashwa. Munsi umwe Imana irampamagara, nari mfite ibibazo nayibajije, yaranze kunsubiza, nanjye byarangushije, naraguye kandi nkiyoboye. Ibaze kuba muyoboye n'umuntu waguye mu mutima bizi ko yaguye, kuko numva nabazije Imana ni iki cyangwa ninde. Cya kabiri ko tuvuga ngo tugana na Satani ninde, twarwana no tutazi. Cya gatatu kuzi byose gusenga bimaze. Ibyo bibazo nabyibajije nigaga mu wa 4. Bari tumaze kwigira isomo rya logique muri mathématique. Logique rero ni ibintu bibi nuko abantu atabyumva, nyine bituma utekereza n'ibidakwiye gutekerezwa. Beje ibyo bibazo Imana niyansubiza, numva ndaguye mu mutima, nkanya nsigara nkora ibintu byose kubera ko nta wundi wo kunsimbura, kandi sinibwira abantu ngo naguye. Umunsi umwe agiye kunsubiza n'ugambaje ngo ariko ubundi ubure Satani ubure buranarinde, nsubiza mwe Desire atwigishije. Nimba n'ikigori kuri uwo muhungu ntacyo bitwaye, ndasubiza nti nimbwa ni iki. Umusirikare umaze igihe kinini cyane mu gisirikare utaraba demobe ninde. Ndeba aho twatuziranye barwanye kuva muri za 90 baje muri RPA, nsanga nta myaka 30 icyo gihe yarishize, ari muri 10 gutyo. Noneho mpita ndeba muri filime narebye, yibukamo umukorneri umwe narebye muri filime, yari umusaza, yari amaze imyaka 52 mu gisirikare. Bitambwira Yesu uko biri kose ntawe nzi urengeje 52 gutyo. Arambe tino isi ibayeho ati igihe kingana iki. Mpita nibuka ibyo twize muri histoire. Oya yego muri histoire ni muri revolution. Ntazo bayiga nyine. Histoire ni revolution, ahubwo muri biologie ni evolution. Hombe birahaba. Uko kuntu abantu bavuye mu nguge zavuye mu byazibanjirije. Darwin mwamwize muri biologie, nawe no muri histoire abayo. Noneho arangije Darwin atwibwira ngo isi baye wacu imyaka nka miliyari 6. Bitambwire Imana gutyo tuko biri kose simaze imyaka miliyari zingahe. Irangije irambwira ngo nuko rero kuva isi yaremwa kugeza uyu munsi Satani cyari mu ntambara kandi ntaraba demobe. Hereye ku cyumwitimbwa. Kwari icyo gihe nene ratashye mwara sigaye ku ishuri, naratashye ndwaye nagiye mu rugo. Noneho uko menyeze mu rugo nago bwaro burwaye bwaro buryo Imana yagwi cyanya ahantu turuvugane ntuje. Zawitonze. Ntazahagurika. Kuno ubu nageze mu rugo nakize. Ibyo byabaye rero ndi gusenga nijoro ngiye kuryama. Muri kakazu ka ruguru kitegura. Yego. Noneho arambwira ngo kuva isi yaremwe kugeza ubu Satani mu ntambara n'abademobe. Kandi abambwiye ngo nimbwa ni ikigoryi yakora ibintu atatekereje. Uhereye ku cyumwita gutyo.
niba nta musirikare uzi umaze imyaka 50, Satani nawe akaba amaze kuva isi amamiliyari. Oya nakimana yambwiye ngo ni amamiliyari. Ni kuva isi yaremwe. We yambajije ikibazo ishaka hari ibibazo Imana ikubaza atari ko itazi ibisubizo, ahubwo kugira ngo ivumbure amatsiko muri wowe. Niba utekereza ko isi imaze imyaka ingana gutyo, Satani akaba atarabademo, ushingiye ku cyo mwita imbwa, mwita idebe, mwita ikigori. Yambajije ibibazo byaje kurangira, ariko ngiye Yesu ntere byawe ibintu byawe ntukije ngiye, kuko yahereye muri Bibiliya mwitangirizo byayishuwe nsanga umuntu ubamo wenyine Satani atabashije ni Yesu. Abandi bose yabagarika. Abo dufata nk'abakomeye twebwe uyu munsi, babandi dufatira ibyitegererezo, Satani yagiye abagarika. Kuko ngo niba n'uyu munsi akirwana ataraba retired, nuko intambara kiyimetiriza. Nawe uti nimbwa. Kuko Yesu yambwiye ibintu nkasiduka ntafite ijambo ryo kongera kuvuga kwa kuntu nahubutse mbere mvuga. Njya nkunda kubwira abantu ngo Yesu yaransetse, ariko ntabwo yansetse bino bimeze, ariko urumva hari umuntu ukubwira banakakoreka ko yagusetse pe kubera ibisubizo umuhaye. Ibyo nibyo bintu bituma abantu bagwa kuko batamuzi, ntabwo bamuzi, ngo batekereje ngo Eliya wuzuye umwuka akica abantu 850 ba Bayali n'abashera, akamadona umuntu kamanuka mu ijuru, ijwi ry'umugore riramukanze aratibika, atangira kubwira Imana ati kiza nuko byarangiye simbuta basogokuruza. Ubundi iki niki urumva nk'umuntu ageraho yisabira gupfa. Erega buriya abashoboye kwiyahura barabikoze. Kandi hagati ya Karumeli no kwisabira gupfa birakurikiranye, nta munsi urimo. Kuko icyabaye amaze kwica abahanuzi ngo nyirabuja wari abahanuzi bose aravuga ati nanjye ndaguhanye nabo mujye nkugenze. Unda yumvishe iyo nkuru ngo ariruka. Niyo tujya duhera tubwira abantu ngo urubuto rw'umwuka w'Imana mu muntu no kwizera, ariko urubuto rwa Satani mu muntu no ubwoba. Ikintu cyose utinya ni urubuto rwa Satani muri we, kandi rurakora kagenda rubyara utundi twana twinshi. Uzashiduka umutima warabaye nk'ishyamba ry'ubwoba, waratangiye utinya akanyabwoya, ugatangira utinya kugenda mu mwijima hatabona. Ni ibintu by'abadayimoni, kuko niyo mpamvu biba ngo hanze hazabwa n'abanyabwoba, ikabashyiramo n'abasambanyi n'abasengushanyi. Nayo bibaze ko hanze ishyiramo n'abantu, iba siyansi tubwira ngo phobia, ngo habaho ngo abantu ngo batinye ibintu binini, biriya bibyita abadayimoni. Ni ikintu dukwiye kwitondera tugatekerezaho cyane. Tutaricara igihe twazamukaga nigeze ku kintu cyitwa imbaraga z'umusaraba. Yego. Niki cyabashishije Yesu? Oya. Mbere ya Yesu gato. Niki cyabashishije abatubanjirije kunesha? Bizeraga Imana bakayumvira ibyibabwiye byose. Nibibwiye Mose kamubwira ngo umuntu muri mwe nakora icyaha akagera gutya na gutya na gutya, ajye azana igitambo kimuhongerera. Mu yandi magambo, urumva guhongera no kurura, cyurura Imana, kuko umwanditsi w'Abaherewe niwe wanditse ijambo rikomeye, aravuga ngo hatabaye kumeneka amaraso nta kubabarirwa ibyaha. Mu yandi magambo, Imana ntibabarira ibyaha, bisaba ko hari igipfa mu mwanya wawe. Ni ukuvuga ngo niba woroye ihene ugakora ibyaha, iyo hene waturaga ibyaha byawe bikajya muri iyo hene, yapfa Imana ikabarira ibyaha ko byagiye. Ariko byabaga bitwikiriwe. Niyo mpamvu uwapfuye wese Satani aramufungiranaga kugeza ubwo Yesu yaje agafungurira abera, ibituro by'abera bose akavamo. Bivuga neza yeruye ko Yesu amaze kuzuka abera bazukanye nawe, abantu bakababona muri Yerusalemu batembera rwose. Ikintu wenda bari baje kumara mu buryo busanzwe, mu buryo bw'umwuka bari baje guhamiriza isi imbaraga z'ibibaye. Yego. Ariko mu bundi buryo bw'umubiri, ntumbaze ukuntu yari aje kureba abantu aho atuye, kuko abantu barababonye barabamenya. Kiriya kintu ngiki n'abantu batajya babasha kumva, ugasanga n'umurokore uyu munsi arashidikanya ku bijyanye no kuzuka. Barababonye, kandi ntabwo uko biri kose umuntu wari warumvisha Aburahamu bamusobanura. Yego. Ku buryo hari ukuntu umuntu asobanura, umuntu akaba mwahura ukamumenya. Bashobora kuba baramubonye gutya akamumenya.
bumvaga Dawidi wenda bakurikije amasitati baragiye bamukorera uko baramubonye akamumenya nk'aba Yohana bari bapfuye muri irya minsi rega bo bari babizi na Muzehe Simiyoni na wa mugore witwa Ana abo naba naba hafi aho naba hafi nk'abuzukuru babo nk'uwo mukecuru no bari baturanye n'abana babo kuko kiriya gihe reka n'imyaka 3 buriya Yesu arakoze ministeri ntabwo ari imyaka myinshi umuntu upfuye mu myaka 3 waba ukimwibuka ariko sinabo bonyine n'abambere noneho rero bashaka kuba barafite ukuntu babafiteho memory ukuntu na cyane ko icyo gihe nta mafoto yabagaho ariko hari abahanga mu gushushanya yego kuko rya Dawidi ntabwo barabura ifoto ye ishushanyije nziza uyu munsi niba yazishushanya gutya abantu akishima hari abantu babayeho hari abahanga mu gushushanya abantu barababonye barabamenya ariko bashiduka nuko bongeye bababuze kumbi bari baciye aho ngaho nk'ikimenyetso Imana itanze kibibaye cy'urupfu rwa Yesu ikintu rukoze ari nazo mbaraga z'umusaraba ariko mbwira ikintu umwanditsi w'Abaheburayo yanditse mu gice cya 12 umurongo wa 2 ndumva ariko reka mpere ku murongo wa mbere nibwo byumvikana neza nuko natwe ubwo tugoswe n'igicu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba dutumbere Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we ugusohoza rwose yihanganiye umusaraba kubw'igishimo byamushyizwe imbere ntiyita ku isoni zawo yicara uburyo bw'intebe y'Imana icyo bambazaga ku mbaraga z'umusaraba n'icyatumye Yesu yemera kujya ku musaraba no kwera ibyishimo byamushyizwe imbere mu yandi magambo ni gituma abagore bajya kuri maternity ni umunezero uzava kuri maternity hirya mu babara azahakura Yesu yarazi ko kujya ku musaraba bizanira isi yose agakiza murebe aba bahanga nubwo wenda benshi batabikora mu rukundo ariko niba bashaka kuba babikora mu rukundo barara mu laboratoire bakora imiti n'inkingo yego kugira ngo barebe ko barinda abantu indwara z'ibyorezo abenshi babikora ari business ariko bishoboka haba harimo nabo bakorana urukundo ntaryame ntasinzire n'ibindi reka dufate urugero kuri mwebwe abarimu umurimo mukora ubundi mwakabaye ku munsi w'intwari bashyiraho n'umwarimu utazwi kuko ari abantu ni igitekerezo cyane nge Pamphile hari abantu bakwiye kuza mu byiciro by'intwari tugira ngo umusirikare utazwi ahagarara abandi basirikare bose baguye ku rugamba mu gihe cyo kubohora igihugu ariko bajya banishira atekereze ku muganga utazwi ku mwarimu utazwi kubera iki reba aba bantu bishwe na kino cyorezo harya cyitwaga nepoxy abaganga ba CHK na Faisal ejo bundi bapfuye umwaka ushize kandi barapfuye benshi biseriye yego ntabwo iri ari inkuru igihuha abantu bafite abaganga bavuraga CHK barabizi n'abaganga benshi ba CHK barabahungabanye n'ahandi igihugu bapfuye bari kwitangira abandi bantu rero ariko ubundi abaganga bagira umwarimu nako bagira umunsi mukuru nk'uko mwarimu awugira abaganga ndumva nabo bakwiye kuzashyirwaho intwari y'umuganga utazwi wapfuye yitangira abarwayi w'umwarimu utazwi uhagarariye abarimu mwarimu ajyaga kutubwira ngo adukarangira impyiko ze kwirirwa ahagaze uriya munsi ukashira undi ukaza n'abapolisi baravunika guhagarara kubera ko bo barasimburwa aho uri mwarimu arigisha kuwa mbere gusa kuwa gatanu kandi ahagarara amasaha yose rero ariko kubw'ibyishimo byo kuzabona abarimu nibo bantu ba mbere nabonye batagira ishyari sinzi impamvu rwose si wowe wigishije James n'uriya mugore wa James yitwa nde Daniel waramwigishije mu wa kangahe nahageze ari mu wa 5 ariko ikintu kintangaza nuko uyu munsi bitagutera ishyari ko bari umunsi utari kukuruta ahubwo wumva ari byiza cyane hari akana karimo kuririmba kitwa Bwiza Emerance uyu waririmba na The Ben buriya namwigishije mu wa 2 no mu wa 3 aho ushaje zambi za noneho ubu arimo kuririmba nabibwira uyu mudamu numva ari byiza cyane kubera iki kubera ko icyo gihe yakoraga utujeste ubona ukavuga uti muri karasi ariko bagana gase oya bari abanyeshuri beza agaragaza kuririmba se ngiye hari impano zanjye zapfuye kubera muri korale bampanaga buri munsi oya impano y'ibyishimanye mbona hari abantu bagiye bayibangamira wenda niyo ariko yo kuririmba yo ntayo kuririmba ntayo nari mfite
ariko nayo mfitiye kunezerwa nubwo ntari nzi kubyina, ariko hari impano abantu bagiye bapfukirana zanjye. ibyo ni ibindi bindi. Nibuka ko wasangaga afite abandi bana b'abakobwa bari biganaga, bakaba barimo baririmba wenda bagasubiramo izindi, ariko ukumva bararirimba ukumva ni byiza ari abana, ukumva barabizi. Ku buryo ntabwo bintangaza kumubona arimo aririmba ntibinagutera ishyari. reka mba numva ahubwo nyine nkabone bawo bya bintu byarakuze. Abandi bantu mu buzima busanzwe batekereje, ariko umwarimu aba akuremera kuzaba munini ukamusumba, ukazaba muganga, ukazagira gute, ni ibintu abantu bakwiye kwishyira bagatekereza. Rero Yesu hari ibyishimo byamushyizwe imbere kuri we. Imbaraga z'umusaraba twazivuga muri kote eshatu. Muri kote ya Yesu nyiri kubikora, yego. muri kote y'abantu twabikorewe, no kuri Satani wari udufite, yego. Rero uyu mwanya ino mvura iratunyagira, ubu nubona ayiturutse yaje kunyagira, iyi ngiyi iratunyagira. Ubyo twakora byose dushaka dusenge nona, ariko iratunyagira ko ngaro y'amaso nsanga yatugezeho, iyi iratunyagira. Aho umugore wawe afite umutaka, aho babaje ngewe iturutse hariya, iyi ngiyi igomba idushye, nyandire iratunyagira. Reka twisoreze dusenga. Ariko ibyishimo Yesu byamushyizwe imbere yo kuzabona umwana w'umuntu akuye mu bubata, nibyo byamuteye kwihanganira umusaraba w'isoni, akavumwa bya bintu, ya mibabaro yose yagize, yego, yayibaraga mu gaciro k'ibyo agiye gukuramo. Ubutaha rero tuzavuga ku mbaraga z'umusaraba kuri twebwe abakizwa, yego. noneho tunavuga imbaraga z'umusaraba kuri Satani wawutsindiwe. Nyemerera usoze udusengera, ariko kandi ibi biganiro cyaza gutambuka kuri Beora gitambuke n'iwanyu, harya cyane yanyitwa ngo Reverien na Germaine. Ni gutyo. Ibintu byo kuririmba kuzi ko byakunaniye, ntabwo mvuze ko utari ubizi, ariko kubera ubukene ntabyo ushoboye. None se ubwo ni ukutabishobora? Nahoze nganira n'umugore wawe nkamubwira ukuntu wajya kuririmba muri korali kera bakagupfunyika amafaranga. Hano byarapfuye ntabyo cyiza. Oya, ntabwo ari ukutabimenya, ni ubukene. Wenda nyine ubukene bugutegeka kuba ufite stage iriho abacuranzi 8 cyangwa 6, kandi buri wese mubarira 100. Ayo ngayo rero ibintu ari ijambo ryiza Yesu yaravuze ngo urubingo rusadutse ntago ahita ruvuna, ararwunga kugira ngo rukomeze, n'urumuri rucumba nta ruzimya. Senga niyo wacumba, ariko uzacumbuga naho Yesu ari ntago azakuzimya. Wara Mwami Yesu, turagushimiye, tugushimiye ko wabonye imibabaro, ukabona ibigoye, ukabona ibiruhije, ukabona ingorane, ukabona igisuzuguriro, ukabona gukorwa n'isoni, ariko ukabihindura ubusa kubwo kubona nanone resulta zizabivamo, kuko ibyishimo byawe byari kuzabana n'umuntu waremye. Tugushimiye rero kutigeze uduhana nubwo twari tubaye babi, ukaducunguza ibipfu bw'umusaraba. Izina ryawe niryubahwe. Mana, turagushimiye, ukuze amagambo yawe mu bantu bose bazayumva, kandi ugendane natwe Mwami Imana, ukomeze kuduhaza ibyiza, ukomeze kutwungura ubwenge mu by'ubugingo, ukomeze kutwungura imbaraga kugira ngo natwe tudacogozwa n'imiruho yo muri iyi si, ahubwo dukomeze kwishimishwa n'ibyishimo tuzabona i Siyoni. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen.